uba kurota hoga. Ikintu cya mbere turebe Yohana 13 umurongo w'10. Telefone nibiri kure kure gute Sezana? Twagiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 13 verset 10. Ibice 13 umurongo w'10 haragira hati Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose, namwe muraboneye ariko si mwese. Urumva Yesu ati iyo umuntu amaze koga nta kindi bagikenewe. Ni bya birenge nakubwiraga burya birenge birenge twabitinze nabyo dusorezaho cyane, ariko burya umuhanga ahera ku birenge. Burya ushaka ko amazi atazaho gutera ikibazo, ubanza ushyira amazi mu birenge, imitsi yose itimenyera burya. Banza gusuka amazi ku birenge, ko urumva hari imitsi ikora nahita abwira ko guhita utera mu mutwe gutyo wagira n'ikibazo. Banza gushyiraho amazi ku birenge, cyane cyane abantu boga amazi akonje abatwebwe. Ngiye ntinya amazi ashyushye. Harimo n'abatinya amazi akonje. Ngiye ntinya amazi ashyushye. Yamukoraho agasimbuka. Kuko amazi ashyushye noga ameze nk'uri mu ntambara. Kandi ntabwo atuma uruhuka. So rero iyo umaze koga ni ukuvuga ngo icya mbere kurota woga bisobanura inzozi ndaza kuzuba nihuta bitewe n'iminota dufite. Yego. Icya mbere y'urose urimo woga bishobora bisobanura ko urimo usenya karande ziri gusenyuka pe. Ya mico iwanyu mu cyaro, ya mafuti zikandi z'ibyo urose urimo woga, izere ko karande zakuvuyeho bagusengera batagusengera. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwezwa no guhanagurwa. Kwezwa sanctification kuba umaze ko twejejwe n'amaraso ya Kristo. No kuvuga ngo ni Kristo cyangwa ngo ukuweho ibyaha. Yego. Icya gatatu ni new birth or new beginning. Kuvuka bwa kabiri cyangwa se itangiriro rishya. So nuvuga ngo hari ikintu kivutse muri wowe mu buzima cyangwa se amateka wabagamo n'ubuzima wabagamo. Yego. Amateka warumazemo igihe abaye closed. Amateka warumazemo igihe ararangiye, ashyizweho iherezo. Papa ntago amateka ajya arangira. Oya narabikubwiye. Arafungwa. Hakaza andi mashya. Nakubwiye ko nta harajya bango amateka Mana yanjye ngo hindura amateka. Nta mateka hinduka. Ahubwo ararangira. Imana igahindura ubuzima bwa nyira amateka, ariko narye kabiko kaba yanditse. Akaba yanditse. Aha. Arahari. Nuvuga ngo urose urimo karaba, uri muri dushe woga, waba ufite mu ibase, waba uri kuri shawa, waba ufite mu kajerekani, uko bimeze kose uba woga. Nuvuga ngo cyane ni new birth, ni ikintu gishya mu buzima. Icya kabiri the new beginning. Nuvuga ngo amateka yawe arafunzwe, nkuko biravuze ngo funga igitabo ceceke n'ikizaza. Ubwo bwa bukene burafunzwe, yanzwa rirafunze, byabazo uko mwari munzi nuko mwantekerezaga birafunze. Cyangwa ubwire kagira inkuru rekero babyumva. Kagira inkuru. Ubundi abamo wabo urabazi n'abamone inkomoko yabo. Oya. N'abana b'amahano. B'amahano. Ni ukuri n'amahano. None se n'abana. Yego. N'abana bavukaga kuri ntuze kuri Loti. Ariko yababyaranye n'abakobwa. Babandi bamusindishije. Bakamuha vino. Kuko nyine yari amaze kuba nk'inkingi y'intuze. None se ubwo nabuzukuru n'abana niki mu muco w'abantu tuganira. Ubwo ni bya bindi umunyarwanda yavuze ibibura buryo se. N'amahano. Mu buzukuru ntibajya kuko babyawe na sekuru. Yego. Mu bana ntibajyayo kuko bagombye kuba buzukuru. Rero kubera ko bano bantu mu buryo bw'umwuka bameze nkaho ntacyo bikanga, uyu yanakwica agatwara ibyawe, uyu yanakuroga agatwara ibyawe, uyu kwiba umusoro biramworohera, uyu guhemuka ntacyo bimubwiye kuko nta sezerano afite. Uyu guhemukira inshuti biroroshye. Umva ni wa wundi ku gahuru.
shane wabo nta kintu na kimwe umutima we nta mutima w'umuntu agira. Uzi ko bya bindi ujya umbwira agukorera ibintu bibi akakubwira ariko ngo kuki uba wabigize byaganje bro, kandi wamukorera akantu gato ngoroha, ni ukuvuga ngo aba yumva nta kintu gikaze yakoze. Ni bene amahoro abo ngabo rero, mu gisekuru ntibajyamo, kwa papa ntibajyayo, barahabwa umunani bitwa abandi, ntacyo bibabwiye. uwo nguwo akijwe adakijijwe ntacyo bimubwiye. Kuririmba akanasambana ntacyo bitwara, kunywa iza yose akanajya no ku ruhimbi nta kibazo afite, kandi nta n'isoni bimutera, nta n'umutima umucira urubanza, no kuguhemukira yumva ahubwo adahemutse aribwo abagowe. Ni abamana amahano rero, ahubwo ni wowe ababarira ngo kubera icyo bigira ibintu birebire. So rero aba bene Amoni kubera ko bo nta kibarwanya, n'ubundi ari abakorera Satani, bahagurukira kurwanya Abisiraheli. Imana irabibona, iravuga ati jye numvise agasuzuguro n'ibitutsi. Muri make jeri ntabwo uzicara mu masaro y'abantu mu byo bakuvuze. Muri make jewe aho bicaye mu makawa mu kazi bamvuga simari, ariko Imana yabyumvise. Shaya dore mora yagize gute. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira hose aho tureba. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ni ikiganiro cya mu gitondo. Turashimira abantu bose badukurikira bari mu Rwanda, badukurikira bari hanze y'u Rwanda. Imana ibahe umugisha abantu bose badukunda, abantu bakurikira ibiganiro, abantu bajya muri commentaire, abantu babisangiza bagenzi babo. Turabakunda. Natwe amazina ni Jerry, ndagarutse ndacyari kumwe na Mushumba nk'uko musanzwe mubimenyereye. Mushumba waramutse? Naramutse amahoro, ndashima Imana, ndashima n'abantu bayo bose abakomeje guhamagara bakizwa tukiri mu masengesho, n'ubundi gusenga nicyo tubihagarika, turacyakomeje gusenga Imana ibaduhera umugisha. Amen. Uyu munsi rero uratuganiriza kino cyumweru ndifuza kugaruka ku nzozi, kuko ntabwo abantu baziheruka. Kereka ahantu hamwe ndibuvuge the signs, the 7 signs God is about to give you something big. Ibyo ariko nzabikora undi munsi. Yego. Uyu munsi turavuga ku nzozi zijyanye no kurota woga. Kurota woga. Yego, ndumva. Ntabwo ari ukurota uri muri piscine. Ni meaning yo kurota uri muri douche. Bathroom, murimo woga amaguru, umubiri wose. Hari abari mu kinabiro no kabita mu kigande, hari abogera hanze, hari abatagira amadushe, hari abogera muri douche ivanze na toilette, hari abogera hanze. Icy'ingenzi hari abogera kuri shower amazi amanuka, hari abogera mu ibase. Hari n'abadahisha agakombe biterwa uwo n'iki. Ntarabasha kubaka douche nifuza. N'abadahishaga agakombe cyane nkadahisha ijage. Ntabwo ni ibintu naratoje mu rugo, nta muntu ushobora kwisukaho amazi. Ubundi buryano ko abantu batabizi, amazi yose yagiye mu isabune mu ibase n'umwanda ubugaruye. Ubwo rero abenshi ntabwo boga. Ntabwo baba boze nkuko bafata
ubundi gusaba gufata iry'abase ugafata isabune ukikubanaga iyo ga igifite umwanda uba utaracya warangiza ugasukaho twatuzi ukazongera ufata yaga warangiza ukikuba ugafata akajerekani cyangwa ibasi ikiri nzima amazi ukayisukaho ku buryo utikora ugenda uhanagura isabune gusa kandi bwo bukeye ni ibintu nakoze kuva kera ngewe ntabwo no mu rugo ndabibatoza abantu ntabwo bari babizi ariko niko kuri kuri burya kurya ukaraba bisubira mu isabune nta kiba urimo ukara urimo wisiga wa mwanda n'ubundi bundi hari ukuntu abantu b'abahanga bazi gukaraba uyikoresha zino ga wongera ugashaka irya ga imeze nk'iswime noneho aho wikubye ugakozamo ya ga gutya ukongera ugahanagura kugira ngo ureke umwanda utakuvuyeho yagagenze kubikora buriya icyo nabonye cyo abantu koga ndetse no kunyuguza abantu benshi bazi gufura ariko kunyuguza buriya nibwo buhanga ubundi kurya wunyuguza amasahani kurya wunyuguza imyenda niko n'umuntu agomba twatuzi twanyuma harimo n'abantu batazi ukuntu banyuguza imyenda urunyuguza ku buryo nta sabune igisigara mu myenda rero buriya no ku mubiri nuko naho cyangwa uzajye nk'ahantu baguha ibyo kurya wumva hanutseho isabune ku isahani ntabwo nabanye biriya ntabyo kigira urwara diyare rero n'umuntu ariyinyuguza burya ni ukuvuga ngo cyagihe kuko hari umuntu ukaraba akarangiza mu ibase nta sabune igiyemo aba yakoresheje iki agakombe akoresha gano gakombe gakoranye mu giye gusoza ushyiramo utuye mu ibase ugafata yaga igura 500 ntihenda nk'iy'ababebe ugasigaho isabune ushaka kugura nimwe icyayi kuba abasaza n'abakecuru nta kibazo none ugakuba ahantu hose ku mubiri imaze gukuba ya sabune usanga igiye kuba nka kake byerekana ko umwanda ukikuriho uhita uyoresha ikiganza kimwe yaga ukayikamura wamara kuyikamura ukadaha twatuzi umena kugira ngo isabune itagira gute itajyamo warangiza ufata isabune ya kabiri kongera ugakuba kugera ubona kifuro ku mubiri ari umweru de yego de warangiza ufata amazi meza rero kadaha wisukaho wikuraho ku buryo umuntu abona ko mwibase ibyo ni uburyo bwa gikene kandi ntacyo bidutwaye kuko nta shawa ufite kandi uroza urakeye cyane isomo ry'ubuzima ntuyegewe burya ariko abantu bajya banabikunda babigira umuco twe kurindira indwara zitandukanye cyane cyane mushumba gukaraba intoki biba umuco no gukaraba umubiri biba umuco ariko cyane cyane intoki uvuye mu rugo wiru ukora ku bintu bitandukanye ushobora kuvuga ngo nta bantu ngo mwahuye ngo mwasuze nawe wikozeho wakoze ku byuma bitandukanye urabona kujya bazamuka mu nyubako zitandukanye hari ama esikariye hakaba n'utwuma twa hari utwufata basha kubira bazamuka turiya tuntu tuba dufite umwanda ukorwaho n'abantu benshi batandukanye erega nawe niyo uvuye muri dushe ntibisobanura ko nyuma y'isaha nta mbyiro tutagusangaho uba ugomba gukaraba none ko iyo ufite inzara ukaryama ukarabye nijoro zibyuka zanduye mu gitondo wakuyeho wa mwanda ni ukuba wishimye usinziriye nyine ubundi iyo ushaka kwirinda umwanda wirinda uwawe iyo umenyereye kwirinda umwanda ukuvaho ubwo biba birakoroheye ubwo deja abandi bamaze kubikemura sibyo niko gahunda imeze rero tuma tubasobanura kurota uri muri dushe turi muri dushe ariko sikubona umuntu w'umugabo afite imyanda mu nzara ukuntu ari bibi ngenda byanga n'umugabo sibyo n'umugabo n'umuntu wese hari abasore njya mbona bateretse inzara cyangwa uru rutoki nkabona afite iki harabase urukoresha iki ndabyanga pe nijya indengera wa mugani wa mukobwa ngo sha buriya ndabyanga usikara umuntu ujya muri dushe iminota 2 akabavuye ukibaza akarabye cyo nyine iminota 2 akarabye muremure uruzukuru nanga cyamaye cy'umukara karisa y'umukara ndayanga kandi abantu bazikunda cyane abasore ngo bibika umwanda oya ntabwo igaragaza umwanda kirawubika nyine nicyo bivuze none se nita ugaragaza no kuba yawubitse ntawe ubona ariko burya rero no budafite amakuru abantu bafite guhumurirwa uricara bakakumva bambaye cya mugondo cy'umugabo oya bakumva harakuka kabona baje binje nkano konese batera parufe
ku muntu w'umusore cyangwa abagabano izi ngeso n'abakobwa bari abanyamwanda. Abakobwa aya papa ntabwo murahura, ntitugahure n'abanyamwanda. umuhungu yakwicara kubera yenda ntiyanaciye no hantu ukamwa ngo bagire uko bamutunganya, yamara kunyara gahunda zikigumira aho ngaho, akagira ngo yabishoje kuko ntiyikoreye isuku yo mu rwego rwo hejuru. kubura kugusiramura n'isuku y'iteka ryose, ariko bitakubuza gukora isuku. Rero iyo uhagaritse hari gahunda zitagomba gutambuka, akaza akabikaho mwaho kabiri. Urumva umunsi umwe nta kibazo, ariko iminsi nirenga 2 byanga byakunda nta mupfu winukira, ariko abatwaye umupfumba umunuko abandi barakumva. Abasore abagabo banutsa inkweto, uributse banza uvuga ikariso. Inkweto zishakira iki? Kikutura yakwicara ukateguze umuntu cyamugondo yakwicara yakwinjira ukumva icyuka kirabyize, yenda amasogisi ari mazima. Burya unutse inkweto we ni hatari, kabaragahuyo. Kuko burya n'umuntu unutse inkweto ko nta bundi cyangwa iwe yakoze iki, ndaza kubivugaho nitonze. Nabyo no kwigisha rega. Yego, ibi ngibi nabyo ni noneho kari akantu umuntu arakumva burya agahita atera parufe. Kimwe nuko umuntu muzicana mu modoka ukabona guhaye shikarete, uzamenye ko ukabona guhaye bombo, nuko nuka mu kanwa ntashaka kumunukira. Abagira ubuntu kugira ngo ntabwo ari ubuntu, amakuru nasomye genda yamenya ko kunuka mu kanwa ni ibintu bibiri, kandi nta buryo bwo kubikubwira afite. Kunuka mu kanwa ni uburyo bubiri. Yego, no kuba urwara igifu cyangwa ufite umwanda mu kanwa. Ni bibiri nta bindi. Humura nabi. Urumva icyo kindi cya gatatu mu nkweto harimo uburyo butatu. Hari ugukaraba nabi ibirenge, kabiri kwambara amasogisi inshuro nyinshi. Ariko ikintu kinutse ibirenge by'abagabo ni ukutamenya guhanagura amazi hagati y'amano. Cyangwa kwambara inkweto zitumutse. Oya ntacyo, ibyo birarenza abuze kugira zitumutse. Ariko mu gihe ugiye kwihanagura ugomba guhanagura hagati y'amano neza, ko buriya buzi busigara ngo bushobora gutera umunuko. Ngo kananga ngo kukinga ibirenge birabinuka, nta kindi nuko ugomba gufata agatambaro ugahanagura hagati y'amano y'amazi ukayamaramo, kandi warangiza ntusige nk'amavuta. Buriya amavuta wasiga mu kirenge. Hari amavuta numva narangira buri muntu, nuko nta mafaranga baduhaye yo kubamamariza. Kuko dushaka abantu bakire rwose, nayo bahita ngo ni doctors oil. N'amavuta 5,000 muri farumasi bahita doctors amavuta. Burya n'abyo bakecuru bakuze barwara ibisebe bigize gute, arya niyo wararuye nubwo waba ukora mu mazi yo muri restaurant kayisiga mu ntoki ntushishuka. Harimo abantu bakora akazi wenda ko gufura imyenda myinshi ugasanga mbarangiye amavuta haragura 5, haragura 6. Nubwo wakora muri womo, nubwo wakora muki intoki ziguma ariko akona. Ni ukuri soro kunuka ibirenge ni ukudahanagura hagati y'amano n'andi. Ese uyu muti wo ntiwari ukenewe. Nayo mavuta kandi ukafite ukayasiga n'abantu barwara nk'ibiheri ku kibuno, abana bakunda kwagura n'ikibazo cya pampers, abakecuru bakuze, bano bantu barwara dise bidakira, amazi agiyemo akagira ikibazo. Iyo avuye koga ukamuhanagura ukayasiga, ntacyo amazi yafekta kuri ubwo buzima. Bayita doctors oil. Ziraharagura 5 magabo twamarije n'ubundi. Uko njyara umuntu wayanyeretse nyarangira umuntu arwaraga ibisebe mu diabetike, birakira neza burundu. Vango ni yavuye muri dusha koga nta kibazo, mu birenge koga nta kibazo, ariko ukirinda gusiga hagati y'amano, ahubwo urahumutsa. Kuko ya mavuta yasizemo ukambara socks n'ubundi ahita hirekamo umweru. Twone turabafashije kandi biba ari ingenzi. Yego, ikindi niba utashye tukuramo inkweto direct uruhuke uhumeka. Ashaka guhaga kawa rega. Kano gashobora kuba gafite imbaraga nakabonye. Shyiramo gake. Ariko gisinga soma abandi. Nabyo biba bigomba kwitonderwa.
kandi turabaganirije kandi by'ukuri ayo mavuta yitwa doctors bayagure ni vaseline nziza ishobora gufasha kuri wa mwana ukunda kugira ibituragurikiye ku mubiri kubera amazi, abantu bafura bagashishuka, abantu bakora mu maresitora bakagira ikibazo, amavuta nta nahenda. ahubwo iyo ngiyo nanjye ngomba kujya kwireba. Iyo ndanayifite mu rugo nanjye ubwanjye kanakora mu maso ko na madame yagira ikibazo yakoza agasanga ayerurutse agashuka ko byararangiye complete. Harimo n'abantu bigirira umubiri woroshye yakora. Nubwo wafurisha omo gute umara kubirangiza ugahita usiga, nubwo wakoza imyenda ingana gute. Yego. Kandi ubwo wakoresha omo noneho n'ikindi kiriho abantu bakunze kuryama kubera uburwayi. Igihe uhagira ubasiga ayo mavuta ntabwo wongera gututubikana. Kandi agura make ngira ngo ageze muri 6 amanini muri 5 ubwo nanya tubafashe n'abari hanze bayatumize ari mu Rwanda bita doctors ngo mukore isoko birumvikana. Ariko ku bumwe bw'abera ministries urwaje umukecuru urwaje umusaza abantu baryama ntibahindukire abana n'abandi bakuru bakora imirimo ibahuza n'amazi rwose iyo doctors ndayibarangiye n'amavuta y'umuti nanjye nkurira ingofero. No kuvuga ngo iyo umaze kwiyumutsa ugashyiraho andi amazi twatumura ushobora kwihanagura ariko ntumareho ibice by'amazi muri wowe ahita birangiza. Yego. Yes. Tabishoje. Soro twarimo bakurota hoga ikintu cyambere turebe Yohana 13:10 telefone nibiri kure iri kure gute Sezana twagiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 13 verset 10 ibice 13 murongo w'10 haragira hati Yesu aramubwira ati uhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose, namwe muraboneye ariko si mwese. Urumva Yesu ati iyo umuntu amaze koga nta kindi bagikenewe ni bya birenge nakubwiraga burya birenge nyatari birenge twabitinze nabyo dusorezaho cyane ariko burya umuhanga ahera ku birenge. Burya ushaka amazi atazagutera ikibazo ubanza ushyira amazi mu birenge imitsi yose itimenyera burya banza gusuka amazi ku birenge ko urumva hari imitsi ikora nahita abwira ko guhita utera mu mutwe gutyo wagira n'ikibazo. Banza gushyiraho amazi ku birenge cyane cyane abantu boga amazi akonje abatwebwe. Ngiye ntinya amazi ashyushye. Harimo n'abatinya amazi akonje. Ngiye ntinya amazi ashyushye. Yamukoraho agasimbuka. Kuko amazi ashyushye noga ameze nk'uri mu ntambara. Kandi ntabwo atuma uruhuka. So rero iyo umaze koga ni ukuvuga ngo icyambere kurota woga bisobanura inzozi ndaza kuzuba nihuta bitewe n'iminota dufite. Yego. Icyambere y'urose urimo woga bishobora bisobanura ko uri musenya karande ziri gusenyuka pe. Ya mico iwanyu mu cyaro ya mafuti zikandi ziyabo urose urimo woga izere ko karande zakuvuyeho bagusengera batagusengera. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ni ukwezwa no guhanagurwa. Kwezwa sanctification kuba umaze ko twejejwe n'amaraso ya Kristo. No kuvuga ngo ni Kristo cyangwa ngo ukuweho ibyaha. Yego. Icya gatatu ni new birth or new beginning. Kuvuka bwa kabiri cyangwa se itangiriro rishya. So nuvuga ngo hari ikintu kivutse muri wowe mu buzima cyangwa se amateka wabagamo n'ubuzima wabagamo. Yego. Amateka warumazemo igihe abaye closed. Amateka warumazemo igihe ararangiye. Ashyizweho iherezo. Papa ntago amateka ajya arangira. Oya narabikubwiye. Arafungwa. Hakaza andi mashya. Nakubwiye ko nta harajya bango amateka mana yanjye ngo hindura amateka. Nta mateka hinduka. Ahubwo ararangira. Imana igahindura ubuzima bwa nyira amateka ariko narye kabiko kaba yanditse. Akaba yanditse.
barahari. Nuvuga ngo iyo urose urimo karaba uri muri dushe woga, waba ufite mu ibase, waba uri kuri shawa, waba ufite mu kajerekani, uko bimeze kose uba woga. Nuvuga ngo cyane ni new birth, ni ikintu gishya mu buzima. Icya kabiri, the new beginning. Nuvuga ngo amateka yawe arafunzwe, nkuko biravuze ngo funga igitabo uceceke n'ikizaza. Ubwo bwa bukene burafunzwe, yanzwa rirafunze, byabazo uko mwari munzi nuko mwantekerezaga birafunzwe. Ahubwo ngiye gutangira andi mateka mashya. Ariko yandi ya mbere yagize gute? Yafunzwe. Bazi ko ndi imfubyi, ndi umupfakazi, bazi ko nakennye, bazi ko narwaye. Ayo ntawe utayazi. Barayazi. Nkuko twibuka amateka ya jenoside. Ariko uyu munsi ntabwo iri mibi. Yarafunzwe, twavuze ngo never again. Ariko turimo turiyubaka. Umusaka amateka bayafunga ariko aba yanditse hari. So ndagira ngo mbwire umuntu urota arimo akaraba ajye yitonda, ni ikintu gishya cyiza kivutse mu buzima, ndetse n'itangira ritandukanye ramazemo igihe. Ikindi bisobanura salvation, agakiza, gucungurwa. Gukizwa. We are justified by the blood of Jesus Christ. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, cyangwa se le sang du Christ. Twacunguwe n'amaraso ya Yesu. Urakoze cyane. N'agafaransa no gatimburamo nakora iki se? Icya gatanu, Imana iravuze ngo he removes, ikuyeho, shame and reproach in your life. Ivanyeho cyangwa iranduye isoni n'ikimwaro mu buzima bwawe. So go forward. Ubwo komeza ujya imbere. Everything gonna be okay in your life. Byose bizagenda neza. Yes, without shame and reproach. Nta kimwaro, nta n'isoni. Yego. Urakora ubukwe tu, urarongorwa, uracuruza, urura indege, uragenda. Kuko hari ikintu gishyashya kivutse. Irega uzasomeze Zefaniya 2:8. Haravuga ngo numvise agasuzuguro ka Benamoni no kwiyenza ko bamowabo basuzuguye ubwoko bwanjye biha kurenga ingabano, imbibi zabo, ngo ariko nzabagira nk'Isodomu na Gomora. Imana irabizi ko hari imbibi yashyiriyeho umuntu wayo kandi zitagomba kuvogera. None abandi barazivogereye ngo babasuzuguye, ariko tension ngo bihaye, ariko sinundi warisomyira mu bakaryuma. Zefaniya twagiye risome 2:8. uretse gatoya yari amasengesho nayashoje banyiheraga kawo. Zefaniya 2:8 haragira hati Uwiteka nyiringabo Imana ya Isiraheli iravuga iti numvise ibitutsi by'Abamowabu no kwiyenza kwa bene Amoni, batutse ubwoko bwanjye, bakarenga urugabano rwabo, babasuzuguye. Murongo wo hasi. Nicyo gituma nirahiye nukuri Mowabu hazamera nk'Isodomu, na bene Amoni ni nk'Igomora. Ubwo ni Igomora. Uzi icyo ushatse kuvuga? Cyangwa ubwire kagira inkuru rekero babyumva. Kagira inkuru. Ubundi Abamowabu urabazi n'Abamoni, inkomoko yabo n'abana b'amahano. Ni ukuri n'amahano. None se n'abana yego, n'abana bavukaga kuri ntuze kuri Loti, ariko yababyaranye n'abakobwa babandi bamusindishije bakamuha vino, kuko nyine yari amaze kuba nk'inkingi y'intuze. None se ubwo nabuzukuru n'abana niki mu muco w'abantu tuganira? Ubwo ni bya bindi umunyarwanda yavuze ibibura buryo se n'amahano. Mu buzukuru ntibajya kuko babyawe na sekuru, yego. Mu bana ntibajyayo kuko bagombye kuba buzukuru.
rero kubera ko bano bantu mu buryo bw'umwuka bameze nk'aho ntacyo bikanga, uyu yanakwica agatwara ibyawe, uyu yanakuroga agatwara ibyawe, uyu kwiba umusoro biramworohera, uyu guhemuka ntacyo bimubwiye kuko nta sezerano afite, uyu guhemukira inshuti biroroshye. umva ni wa wundi ku gahuru, shani wa wundi nta kintu na kimwe umutima we nta mutima w'umuntu agira. uzi ko bya bindi ujya umbwira agukorera ibintu bibi akakubwira ariko ngo kuki uba wabigize byatanje bro, kandi wamukorera akantu gato ngoroha, ni ukuvuga ngo aba yumva nta kintu gikaze yakoze. ni bene amahoro abo ngabo rero, mu gisekuru ntibajyamo, kwa papa ntibajyayo, ntabwo umunani bitwa abandi, ntacyo bibabwiye. uwo nguwo wakijwe adakijijwe ntacyo bimubwiye, kuririmba akanasambana ntacyo bitwara, kunywa iza yose akanajya no ku ruhimbi nta kibazo afite, kandi nta n'isoni bimutera, nta n'umutima w'umuciro urubanza, no kuguhemukira yumva ahubwo adahemutse aribwo abagowe. ni abamana b'amahano rero, ahubwo ni wowe ababarira ngo kubera icyo bigira ibintu birebire. so rero aba bene amoni kubera ko bo nta kibarwanya n'ubundi ari abakorera satani, bahagurukira kurwanya Abisiraheli. Imana irabibona, iravuga ati jye numvise agasuzuguro n'ibitutsi. muri make jeri ntabwo uzicara mu masaro y'abantu mu byo bakuvuze, muri make jyewe aho bicaye mu makawa mu kazi bamvuga simari, ariko Imana yabyumvise, yagize gute, yabyumvise. niyo mpamvu igiye kudukuraho shame and reproach in our life. Amen. iyo yumvise agasuzuguro ntabwo wabivuze kuko wabona kwicara aho abantu bose bakwanga wahicara, ntabwo wabibonera, wamenya aho banywera amakawa ukajyayo, wamenya abakwanga ari abahe, ariko Imana yagize gute, yarabubyumvise ngo numvise ibitutsi bya bene amoni no kwiyenza kw'abamowabu. icyo bita kugira gute, kwiyenza no gusuzugura, bakarenga urugabano, bakavuga bakarengera, bakagambana bakarengera. hari abantu barengera bakakubarira imyaka udafite, bakarengera ngo ugikuzimu, ukajya no bacuruza amatike agikuzimu, cyangwa n'abarinzi b'amarembo yabo. ahubwo abo ngabo ni abakozi b'ikuzimu, ko baza abashyitsi bahaza. ntabwo wamenya ibiri kuzimu utajyayo gute se wahamenya ute? abantu baravuga bakagira gute, ariko ngo Imana yagize gute, yarabyumvise, ngo niyo mpamvu nzahindura nk'isodomu na gomora zizabahana. shimira Imana ko itwumvira ibyo tutumva, ikatubonera ibyo tutabona, ikaturebera aho tutareba, ngo ntitwahaba hose. ngo barenze urugabano babasuzugura, bararengereye. so icya gatandatu bisobanura deliverance, kubohorwa. icya karindwi ni ukwezwa, purification cyangwa purification. icya munani ni ugusohoka mu bibazo. uzumva iyo umaze koga ukisiga utuvuta ukambara wumva wawe, wumva uri guhumeka, niyo ufashe agapitije wumva kagenda neza. ariko uzabyuka uhite wambara ugende wirirwa unameze ukuntu kubi, ubangamiwe. icya cyenda ni ukugira imbaraga zo kunesha icyaha cyari cyarakunaniye, urose uri muri dushe cyakunaniye. icya cumi ni icyo twita peace, comfort and joy. ubwo ni amahoro, gutekana n'ibyishimo. izi nzozi nicyo bisobanura kurota woga, maze abashishura nababwira iki. ahandi bayita good health. n'imyambaro se, good health, ubuzima bwiza. yes. se buriya good health bishaka kuvuga iki? ubuzima bwiza se, buzira umuze. n'ubuzima budafite ikindi kintu, buri muri kondisiyo nziza tu. ikindi cyanyuma kurota woga uri muri dushe ni power and authority, imbaraga n'ubutware, cyane uba ugiye gutegeka ibintu byose bibyemere. iya nyuma ubundi nakavuze nka 30 ariko nta mwanya mfite. ni ukuvuga ngo aho dusubikiye, ubwo ni bimwe muri ibyo. ni ukuvuga ngo ni ugukura induru yari iri mu buzima bwawe.
burya tujya tugira induru mu mufuka, induru mu nkono, induru mu bantu, induru aho uca, induru, ibintu byose usanga ni induru ukabura nuko ukora. Imana ikazi kabikuramo indicator, ukaba wambonamwo amafaranga, yego, ariko genzi ko ntafite n'igihumbi, yego, uranguriza nunguza nkayakwimuraza kundakarira kuko ndi kubonamo kandi ntayo, kandi njye ari byo mbona, kandi njye ncwi. Imana rero umugisha umuntu uzumeze no nzozi, Imana imurinde, mukomeze, imutabare. Imwe muri zo ni ikimenyetso cy'ibyo bintu cyangwa byose. Imana ibaha umugisha.